gusezeranya abakobwa batwite wowe usanga nta kibazo kuko ni itorero ryawe ikibazo kiriyeze itorero ryawe ahubwo vuga uti sezeranya reka gusezeranya abatagisambana urababona he wababwirwa n'iki se yine none saza kubwira ngo dasambana sha wowe umukobwa twite ushobora kumusezeranya umukobwa twite ukabimenya atwite adatwite namusezeranya byose ni zero uramusezeranya twite ruzasenyuka uramusezeranya adatwite ruzasenyuka ngo aratwite shariko namwe muri bicucu abakobwa bafite ikibazo aratwita karayiteye agahungu se ko kadatwita yabwirwa n'iki niba ari wowe yimuteye oya mbwira ko yayiteye yayiteye ako gahungu se ko utagaciye ubwo nicyo babwira pasiteri rero banga gusezeranya abakobwa ahungu ko kutagaciye uciye agakobwa ko kasami agahungu se nako karasama reka da karazicomeka kakibera barangiza ngo agakobwa ntugasezeranye karayiteye se pasiteri wanga gusezeranya abakobwa batwite karayiteye kwako gahungu utagakurikiranye urakabwirwa n'iki none zo pasiteri wanga gusezeranya umukobwa utwite wamubwira iki kumusezeranya se biramukiza kuba uko yabaye ugatsindwa umusezeranya utamusezeranya ni bure kora bajya bagira se hazamo amafaranga akavuga ati ntacyo turadohora turadohora kubera ko bagize uko bamugenza bamubwira ati urabona imiti oya sindeba utwite ndeba utagisambana utakiryamana n'abahungu uramubwirwa n'iki nawe ubundi yasamye kuko bo ni problemi y'abakobwa barasama umuhungu ntagira ate ntasama kuki wanza gusezeranya umukobwa umuhungu yabona ako ataratera inda ukabasezeranya kandi basambana kuko umuhungu ntacyo abikubwira ko yagize ubwo buryo iyo rero iyo ni problemi y'umukobwa n'iy'umuhungu biranyuranye agahungu niko kajya guhendahenda umukobwa ushaka kukurongora ntabwo ari umukobwa uzavuze ngo ndashaka kundongora ninde ubivuga umuhungu niwe ubivuga ni inshingano ze ninde wubaka urugo akazagira uwaruzanamo umugabo niwe wubaka urugo akazanamo umugore ubundi bagahuza imbaraga bakubakana yego bahuye ariko afite undi wamuzanye agira hamucyura niwe utanga inkwano icyo ni ikibazo cy'umuhungu icy'umukobwa ni ugutwita aba bana barangije ishuri ariko bizakurikiraho ntibabizi nyagasani ndakwinginga ngo bishyire mu maboko yuzuye bizababaho ejo bamwe bazaba abakire abandi bazaba abatindi bamwe bazabaho abandi bagiye kugira isororo ibyo byose ntawe ubizi mwami Imana duciye bugufi ngo twishyire mu maboko yuzuye bizatubaho ejo tubyambarije mu izina rya Yesu yitwa Kamuzinzi murara Kigali Today na Kate Radio mwavuze ko umuhungu mwawuzanye mwagombaga kuzana mu ndege ya kompanyi y'Abaholandi ariko mukaba mwaramuzanye mu yindi mu buryo bwihuse yego kubera ko hari abashaka kongera kudukerereza kuki mutemeye ko bajurira umuntu wamutsinda ukifuza ko ajurira ariko icyo kibazo hari umuntu muzima wakibaza ashaka watsinze umuntu ukifuza ko ajurira abanyamakuru niko mwambereye hari ukuntu abasore ubundi bafite amashagaga bakunda abakobwa wowe wari umeze ute ari basogokuru bakundaga abakobwa natwe twarabakundaga abazungu bakaturusha nuko ariko bakatwigisha Bibiliya bati ni icyaha bikadufasha hakaba ubitsinda
hakaba uwo bitsinda bakatwigisha bati nusambana ujye uza wirege, tukajya kwirega bati ntuzongere, tukagenda ukongera ukabikora ukajya kwirega bati ntuzongere. Ni nk'uko bimeze ubu, byageraho bakabyihorera. wowe ku giti cyawe byari bimeze bite? Narabigize igihe kiragera ndabireka. wabiretse ryari? Ntabasha ko ari urugamba se wavuga ngo wabiretse mu munsi umwe. ni iki cyari cyarakubase cyane kurenza ibindi byose? Inzoga. Umusore utanyoye inzoga asaba ari umuntu, umusore utarwaye imitezi asaba ari umuntu. Iyo ngenze imodoka mba nsambana, iyo ngenze igare mba nsambana, ndi umusore sha, ibindi bisaza byarahwereye. Nyagasani umuremyi wacu, ihanga cyahanze isi y'uwahanze u Rwanda, isi yose ni yawe n'abayituyemo n'ibiyirimo, turagushimye ko twese dukomoka kuri Adamu waremwe n'Imana. Igihe kiragera arahemuka, ahemukiye Imana ntiyamuhemukira. Indi udafite idaninize Bose nawe nuko jewe igituma ntandukana nawe, nakubwiye ko ntari uwa leta, ntari uw'idini, ndi uwa Bibiliya. Uze rero nkwigishe uko uba uwa Bibiliya ukatandukana n'abandi. twigisha pastor. Uze nkwigishe Bibiliya, si nkwigisha ibyanjye. Ndakwigisha iki? Bibiliya. Ndakwigisha Bibiliya, igitabo cy'Imana. Nkubwire n'amafuta kirimo, harimo imvugo ya Satani muri Bibiliya. Ibyo wari ubizi? Makosa cyangwa se imvugo zidakwiriye. Sinamaze kuyikubwira se. Imana uri ufite iduka ry'imyenda, wampa umwenda wawe ntaguhaye amafaranga? Ntabwo byakunda. Imana nayo sha iracuruza sha, ngo muzana amafaranga n'icya 10 n'amaturo, nanjye mbone kubaha iki? Mbone kubaha imigisha, imodoka, mbahe amazu meza. Ese ubu ngubu kuki mudafite imodoka yawe ngo ugire imodoka ebyiri, ngo ugire inzu y'Inyarutarama sha? Ni kuki? Ariko burarwana nijoro n'amanywa uticyamenya nayimbwa nkayiba nkakiko. Ubu mwese muri abajura. Ni kuko wabuze uko wiba. Ariko ubonye uko tuma ugira ikikujyana n'Inyarutarama, wakwica umuntu sha. Umuntu noneho ni muto. Nta muntu, ni ibikoko. Ni igikenya. Ni ibikoko.